benshi bakeka ko ari amahirwe, abandi bakibwira ko ari impano. Oya, igitandukanya abantu si ibyo, ahubwo ni icyemezo cyo guhitamo hagati y'ibidushyira ku murongo harimo discipline n'ibiturangaza aribyo twita distraction. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uko discipline ishobora kuguhindurira ubuzima mu gihe gito, ariko kandi tunasesengure uburyo distraction gahoro gahoro ishobora kukwangiriza ejo hazaza utabizi. Iki kiganiro kiragutera gutekereza, kiragukangura kandi kiranaguhindura. Twishimira cyane uko mukomeza gukurikira ibiganiro bya Bivuge TV. Ariko benshi mu bakunzi bacu nibarakora subscribe, twizere ko noneho mugiye kwikubita agashyi nawe wari wayibagiwe ugahita uyikora nonaha. Wigeze wibaza impamvu bamwe batera imbere abandi bakagumaho bari imyaka n'imyaka? Niki gitandukanye umuntu ugenda yesa imihigo n'undi uhora utangira ibintu ntabisoze? Discipline ni wa mwanzuro ufata wo kubyuka kare abandi bagisinziriye. Ni uguhitamo kwigomwa ibikunezeza ako kanya kugira ngo uzanezerwe birambye. Ni ukumenya kuvuga hoya ku kintu cyose kidahuye n'inzozi zawe, nubwo cyaba kigusetsa kikanagushimisha uyu munsi. Distraction yo ni nka ya nshuti ihora iguhamagara ikakubwira ngo reka twisohokere gato. Urabizi ubuzima ni bugufi. Cyangwa se smartphone igutwara amasaha n'amasaha ku mbuga nkoranyambaga, wowe ukibwira yuko urimo kuruhukaho gatoya. Gusa ntimutwumve nabi, ntiturimo kuvuga ko kwinezeza ari bibi. Hoya, ahubwo ikibazo ni uko twatakaje ubushobozi bwo kwigenzura. Nta nubwo twavuze ko gukoresha imbuga nkoranyambaga ari bibi. Iyo uzikoresheje neza ziba isoko y'ubumenyi, aho impano zivumburwa, aho ubushuti n'ubufatanye bivukira, ni isoko y'amakuru, ubucuruzi ndetse n'ijwi ku batarifite. Ariko nanone iyo uzifashe nabi zishobora kukwambura umwanya wawe w'ingirakamaro, zikagutesha icyerekezo, zikagutwara igihe, umutuzo n'icyizere. Tuzazisesengura neza byimbitse mu kiganiro cyihariye. Reka nkwibarize, ni ryari wicaye ugasubiza amaso inyuma ugasuzuma uko ukoresha umunsi wawe? Ni ryari se waherukaga kwibaza niba ibyo umaze iminsi ukora bifite umumaro? Discipline si amagambo, ni ibikorwa, ni ukugira intumbero cyangwa ishusho y'umuntu wifuza kuba we mu gihe kizaza. Iyo uyitekerejeho ntiwibona uko uri ubu, ahubwo ubona iyo shusho y'umuntu ushaka kugeraho. Ni ukwibagirwa hahise hawe ugatumbera ahazaza. Ni ukureka ibyo udashoboye guhindura ugashyira ku mutima ibyo ushobora kugeraho. Ni ukwiyubaka ukoresheje amasomo y'ejo hahise, ariko amaso yose uyerekeza imbere. Ni igihe umenya ko ikintu cyose kirenze urugero kiba kibi, ugatangira kugenzura buri kantu. Reka nkwinginge, fata akanya nubwo kaba rimwe mu cyumweru wige ku buzima bwawe. Andika aho igihe cyawe kijya, tangira uhindure gahoro gahoro. Discipline ntabwo isaba kuba umuntu ukora nk'imashini, utidagadura cyangwa utarya ubuzima nk'uko benshi babivuga muri iyi minsi. Ahubwo isaba gusa kumenya igihe cyo kwidagadura n'igihe cyo kubaka inzozi zawe. Kuko ubuzima si ukujenjeka imbere y'ibikurangaza, ahubwo ni uguhaguruka ugafata icyemezo, ukavuga uti ibi si ngombwa, ntabwo ari igihe cyabyo. Niba ushaka iterambere rirambye, shyira discipline mu byo ukora byose, uhereye mu bitekerezo no mu migambi yawe. Ibyo bizagukuramo akajagari, biguha umurongo. Vugana nawe ubwawe, wibwira uti nkuye akajagari mu buzima bwanjye, ndambiwe kubaho njagaraye. Iryo jambo urivuge ubikuye ku mutima. Isuzume, umwanzi wawe wa mbere ni wowe ubwawe. Intambara ya mbere wakarwanye uyirwane n'amakosa yawe, urwane n'ubunebwe, urwane n'abantu n'ibintu bikurangaza, urwane n'iyo mitekerereze yawe ikubwira ko hari undi ugomba kubigukorera. Irwanye nk'uri ku rugamba, utibabarira. Niwitsinda izo ntambara zindi zose uzazitsinda, uzahinduka indakorwaho. Hari byinshi bikubaho ari ingaruka z'amakosa wakoze, ukabyita umwawe, cyangwa ngo Imana ntikikwitayeho, ngo yarakwibagiwe. Kanguka, va muri ibyo bitekerezo, urimo guta igihe. Gendera kure abakubwira aya magambo. Ubuzima ni bugufi, rya umwe wishimishe, kuko ejo ushobora gupfa. Barakubeshya. Hari igihe urya nk'uzapfa ejo, Imana ikaguha imyaka myinshi, ugasaza ushonje, nta kintu na kimwe gisigaye cyo kwishimira. Nta yindi ntwaro ukeneye itari discipline. Niryo banga. Kura amaboko mu mufuka, kunja ipataro ukore. Buri wese agira igihe cye n'isaha ye. Wicika intege isaha yawe itaragera.
Bivuge TV ntitubwira abantu ibyo bashaka kumva, tubabwira ibyo bakeneye kumva. Niba ukunda ibyo dukora, tugaragariza urukundo rwawe. Kanda subscribe ubu nyine, kandi biroroshye cyane, nta kiguzi bisaba. Ukanda rimwe gusa, ariko bigatuma utajya ucikanwa n'ibiganiro bishya. Buri uko dushyizeho ikiganiro uhita ubimenya. Byongeye kandi bituma tubasha gukomeza kubagezaho ibiganiro byuzuye ubwenge, bihumuriza kandi bitera imbaraga.